Ubuzima tubamo buragoye kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera no kuba amayobera akaze. Ushunze nabe ntiwamenye iyo watakariye. Umva amasomo y'ingenzi twungukira mu kiganiro Agatabo. Amasomo yagufasha mu buzima. Reka nkubwire bimwe mu bintu bikomeye nyoko cyangwa se mama wawe yagukoreye ukiri umwana cyangwa se ukiri muto atigeze akubwira na rimwe. Uko waba umeze kose, reka twicare dutege amatwi agatabo k'uyu munsi. Sinzi niba warigeze wumva inkuru iteye ubwoba ndetse no kwibaza y'inyoni yitwa Pelican bird. Ni inyoni inyoni y'igisobanuro cyo kutikunda no gutanga igitambo cyangwa se ibitambo. Ni bangahe muri kunyumva mu gifite ba mama banyu bivuga ko iyo nyoni mu gihe cy'inzara ikoresheje umunwa wayo yishwanyaguza ahagana mu gatuza kayo. Birebe gutyo bimeze ku ifoto. Hanyuma inyoni nta kindi ikora nyuma yo kwishwanyaguza mu gatuza ifata amaraso yayo ikagaburira abana bayo ngo baticwa n'inzara. Mwibuke ikiganiro Agatabo ni ikiganiro kitwigisha amasomo y'ubuzima. Nigeze kubabaza ngo ni bande cyangwa se muri bangahe mu gifite ababyeyi banyu by'umwihariko ababa mama. Ntabwo mwansubije, ariko nkuko byumvikana iyo nteruro kuyisubiza iroroshye, ariko se mubatekerezaho kangahe cyangwa se mubaha agaciro bingana iki? Inyoni yitwa Pelican cyangwa se ya Pelican ifatwa nk'ishusho yo kutikunda ndetse no kwitanga gutanga ibitambo cyangwa se igitambo. Reka twumva agakuru k'umuntu umwe kaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga byacitse. Neza mu mwaka ushize ku tariki nk'uyu munsi reka tuvuge ko uyu muntu yitwa Sara muri icyo gihe neza ku itariki mu mwaka ushize yahuye n'ibintu byamuteye ubwoba ku buryo yabaye mu bwoba bukomeye ndetse yumvaga afite ubwoba birenze ubwigeze kubaho ubwo yigeze kugira. Avuga ko yagerageje kujya ashaka kuba yagira uwo abibwiraho ibintu yari yahuye nabyo, akagerageza kuba yabibwira umubyeyi wiwe mama we, ariko ngo yumvaga afite ubwoba. Avuga ko nyuma yaje kumwegera amubwira ibyabaye, ariko hari ikintu cyamutunguye muri icyo gihe. Ngo nyina cyangwa se mama we yagize ubwoba hafi umutima kumuvamo, ku buryo wabonaga yahangayitse kurusha uko Sara yari ameze cyangwa se yumvaga ameze. Ngo byasaga naho uburibwe bwe bwari bwagiye mu bwa mama we. Ngo yasaga nk'uwashwanyagujwe indani mu bugingo bwe. Twese tugira inshuti, ariko inshuti zirahinduka. Nta muntu watunambyeho nka mama wacu cyangwa se nk'umubyeyi wacu. Niko komeza avuga. Mama wawe yatakaje amaraso kugira uwe ugeze aho uri uyu munsi. Nucunga neza uzasanga hari uburibwe, ugutaka n'uburibwe hagati y'imitima y'ababyeyi bacu tutabasha gupfa kumva. Induru yumvikanye irama yo kurira no kuboroga kwinshi irashira ririra abana be, yanga guhozwa kuko batari bakiriho cyangwa se batakiriho. Ibyo byanditse muri Matayo 2:18. Nyuma y'urukundo rw'Imana yatanze umwana wayo ngo aducungure, nta rundi rukundo ruruta rw'umubyeyi ku mwana we. Uzabicunge neza. Ntago byita ngo yaciye mu bingana gute, nta byishimo uzamubonana, umwana we nawe yarasigaye inyuma. Ubwa mama ukubyara uzakore buri kimwe ndetse uzaharanire kugira kuri byinshi kubera umurugo iwanyu wasize. Ongeramo akabaraga. Mama wawe aba yizeye ko rimwe uzuzuza ibyishimo bye akubona warateye imbere. Ntugatume na rimwe uyu mubyeyi utari gito anyura mu buribwe butoroshye kubera ibikorwa byawe. Ndakubwira ukuri, niba bitarakubaho tegereza. Nuba impamvu na rimwe yo kurira kwa mama wawe, byange bikunda uzabyishyura mu buzima bwawe bwose busigaye. Nta sengesho ryakuraho uburibwe, nta kiguzi cyakuraho ubwo buribwe uri kuva mu mutima w'umubyeyi wakomeretse. Mama wawe uzamubona atarize, ariko hari ikintu azaguhora imbere. Experience cyangwa se igisobanuro cyangwa se ubunararibonye n'igisobanuro cya nyacyo cy'ubuzima. Ibyo bizagutsinda mpaka n'ubusirimu bwose uzazana bushyashya. Niba mama wawe akiriho, mwishimire, umwiteho. Kwanza ni ku babyeyi bose. Imyaka mike iri imbere ashobora kuzaba atagihari. Wakora buri kimwe, ariko nta kintu cyasimbura igihe wataye akiriho wakabaye kuba waramwitayeho kandi ukamwubaha. Sara akomeza tubaza ati, ese kuki tudahera uyu munsi? Ati mama wanjye niyo mpamvu yonyine ntari nava ku bintu uyu munsi. Ati niyo mpamvu ngishyiramo agatege. Niyo mpamvu hari ibintu nkima umutima wanjye ubishaka uyu munsi, ariko ngakomeza nkabyiyima. Ati mbere yuko ninjira mu rugendo rushya mbanza kumupfukama imbere akampa umugisha, kuko nizera ko isengesho ry'umubyeyi riruta umurava twaterwa n'inshuti. Bo niyo byanze baraduseka, ni inshuti. Uzabicunge neza. Inyoni yitwa Pelican igabura umubiri wayo mpaka ipfuye
kubw'ubuzima bw'utwana twayo. Tekereza iramutse igiriwe ubuntu cyangwa se amahirwe yo kwibona yapfuye igasanga abana bayo basekera hejuru ku murambo wayo. Ni uburibwe butagira ingano. Agaciro kandi wite ku mubyeyi wawe, nicyo kintu cyonyine cy'agaciro ufite. Urukundo ababyeyi bagiriye cyangwa se bagirira buri wese uri kutwumva ni urukundo rutagira ingano. Uzagenda ubibona. Isomo ry'umunsi. Muri iyi video twize byinshi. Niba hari icyo bigufashije, manuka munsi y'iyi video ukanda ahantu handitse subscribe. Ubundi uzajya ubona ubutumwa buri uko dushyizeho video nk'iyi ngiyi nshyashya. Tuzahure mu hazaza. Nitwa Mugisha, ntuzacikwe ubutaha.